deraho ubundi yirutse muri iyi mishingiriro hano hari igisomo cyawe cy'umusarani bafite metero zirenga hari zingahe dore ahantu yahagaze ngaha dore aho yasindiye ngaha ari umuntu w'umugore ahetse n'umwana ubundi nagiye kumva numva ubundi kujya umenye ko hari umuntu hano harimo ibiti bihagazemo numvaga kubera muzuba arimo bikonyagura ubwo rero numva ikintu gihanutse hano kisimbiyemo hano we sasesera hari mu rugo yaseseyemo mu rugo abona tukwereke no mu rugo katugire naho mu rugo turebe bifuka n'ibyo yamunigiyemo n'ibyo yari yaneyemo yaragaramye hano muri saro hano muri saro hano niho yaragaramye dusanga yamwishe dusanga aryamye muri bifuka n'ibipataro by'uwo mugabo n'uwo mugabo yarahindutse amaraso asa ko mukurikije mwabonye no kumunira gusa cyangwa n'ibinamukubise mu maso yarabimukubise hano hose yari yashinyitse ameze nabi urumva ubwo rero ariko yanderi yaravuze baramubaza ese niki wamwicishije ngo nabonye ari masakuriza ngo ndamuniga ariko umwuka wasaga n'uwahetse gutu kubona gafite bana bana bose se nabe umva we bunija ubu ntazi n'ibyabaye ntabyazi umwana mukuru we n'uyu se yarafite imyaka 29 aba bari bahano mu rugo ko ariko byenda byaranukaga uyu ntiwari urimo uyu wari urimo uwo zana ntacyo ngo kuyangane wirira komera oya wirira mvugisha ukuri wikomeza ihangane ntacyo mukecuru uyu mukobwa wawe witabye Imana yitwaga mvuga uzikosha ikintu nisabiye abanyamakuru njye narababwiye rwose pe uwo mwicanyi wishe muri umuna wanjye afatanyije uwo mwicanyi wishe muri umuna wanjye afatanyije na nyirabayazana yamujyanye ari uwo mudamu bahanwe by'intangarugero nuko leta y'ubumwe yakuyeho igihano cy'urupfu pe nanjye bwanjye nifuzaga ko yapfira mu maso yanjye ariko pe leta y'ubumwe yakuyeho igihano cyo gupfa ariko pe rwose muzamuhane mwihanukiriye ntazongere kugaruka muri komite y'abanyarwanda kuko yarampemukiye ikindi nifuje nk'abanyamakuru mwe nifuje ko umuryango wo wampemukiye uzanzanira umurambo wanjye ubundi ukamukorera isanduku nta kindi nabifuje ubundi ubushobozi ni ubwanyu mukareba abo bana n'umukecuru wanjye hageze nta kindi nifuje murakoze. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro hamwe namwe ndabasuje mwese abadukurikiye kandi mbaye ikaze ku biganiro byacu n'uyu munsi tugarutse muri uyu muhanda haracemo gikize ku byumweru bitatu gutyo tutahagera nyuma yuko gahunda zagiye zihinduka zerekeza ahandi ariko twongeye twagarutse rero ni umurenge wa Mukura turi n'ubundi gire ngo ni inshuro ya gatatu mugiye kutubona hano hantu ni umukecuru tugiye kureba nyuma yuko ikibazo kibaye yuko abuze umukobwa we by'amaherere mu buryo bugiye butandukanye ngire ngo nabana muri kureba bite mwana akira nsuhuza uvuye hese ni harya witwa nde Merisi ninde uri mu rugo se ngwino nsuhuze nawe witwa nde Safeti muri wagiye se Jacques araruguru ngira gute se Jacques gusura kwa Mukunda ubuse mwarira igicuri yabagaburiye kugisema mutakarabye niko kukima mutakarabye twajya mu bitaka mwagiye mu bitaka mu rugo se hari ikibungu byashije turaza guteka ibindi saa sita nimugoroba uranyibuka se unyibuka iki
yaradufotoye. Yarabafotoye. Twaje rero kubasura n'ubundi amata mwarayamaze se? Twaramaze nyoko ajya gufata n'andi. Kuri kariyeri. Mufite ikintu muryama hose? Imisambi. N'abazaniye matera. N'uryama kuri matera se? Kuyiseseka. Ndaje rero urwaze kuri iyi matera sibyo? Yes, of course, buretse kugenda buretse kunsiga. Yes, nuko gahunda zimeze rero ngire ngo mbibutse ko nubundi ni umukecuru twavuzeho mu minsi yashize nyuma yuko umukobwa we ari we mama w'ano bana mureba yitabye Imana mu bugizi bwa nabi aho yaje kwicwa n'umugabo. Ngire ngo iyo nkuru mwarazumvise cyane ntabwo turi bubitindeho. Gihari uyu munsi tugiye kumuganiriza. Ngire ngo n'inzu yararimo yari ikibazo cyane ko inzu ye ntikingwa n'abana batatu ariko inzu ntabwo ikinze. Rero nubwo bitoroshye cyane ariko mu bushobozi bwabonetse mbere ya byose twabanje gufata uyu mwanya kugira ngo tumushyikirize iby'ingenzi yadusabye kugira ngo nawe agubwe neza kandi n'ibindi biracyaza ntabwo bigarukiye ahangaha. Gahunda zirakomeza kugenda neza. Ukurikiye Impanuro TV ukomeze kugubwa neza kandi n'uwe mu kudusangiza igitekerezo cyawe mu buryo bwose bugiye butandukanye. Iyi matora urayibasha? Ntakiri korera tugenda. Aha. Ngabo genda mu rugo twuze rero sibyo? Hamwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe umukiza we hamwe namwe. Umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro. Gahunda zacu rero ziracyakomeje n'ubundi nababwiye ko turi ahangaha ni mu murenge wa Mukura by'umwihariko uyu mukecuru subwa mbere mu mubonye bano bana subwa mbere mu mabonye ariko turaje tubigarukeho muri makiya kugira ngo byose muze kugenda mubyibuka neza kandi tunamenye gahunda uko ziri kugenda ziha izindi ibihe bigenda bihinduka biha ibindi. Siko bavuga se ngo ibihe bihinduka biha ibindi. Amakuru mukecuru? Amakuru. Reka ndagufasha. Amakuru ni meza. Uko nombe bakita gake? Na gapfukamunwa. Kamara iki se? Karinda korone n'abari korone. Katurinda kwandura. Kwandura iki nyine? Korone. Bababwiye ko yandurira hehe yandura gute? Bababwiye ko yandura gute yandura? Mu cyuya no mu mwuka. Byose urabizi? Ndabizi. Hano mu rugo se mukecuru ubundi ngira ngo yenda mbere ko tunagaruka kuri byinshi cyane aba bana ndashaka bamuze mbanze mbaha amata kwanza. Murumva? Harya ugira igikombe ubundi mukecuru? Ugira igikombe? Ngira igikombe kimwe ariko nicyogeje. Nicyogeje. Sinajya kubeshya. Ntabwo wabeshyira umukecuru. Akira. Unywa amata meza. Akira. Ariko uzane banza uzane uriya mwana azanga tubanze tumuhe. Genda uzane karagata. Ngwino bebe. Abana se kubarira birakoroheye mukecuru? Erega biranyoroheye. Ahubwo nuko nyine ntagira iyomba nicyo kimbabaje nawe ubundi kubagira muntera inkunga numva ari byiza. Ntimubamfasha se? Nayakunda cyane. Ayakunda nawe mu gikoma. Mu gikoma? Urabavangira? Ndabavangira. Gakira wifashe mukuru. Nuko rero haracemo iminsi tuvuye ahangaha n'ubundi hari umuntu wavuze ati uyu mubyeyi mumungerereho ari n'amvu twaje gutya uyu munsi ho watwakiriye gute ibintu byakiriye gute bimeze bite kuri runo ruhande? Yewe nabyakiriye neza cyane ndishima mbiha umutima wanjye numva rwose ndishimye cyane kubabona nyine. No gushimira Imana nyine.
mukecuru ubundi wowe uyu munsi tuburetse yenda nibi byabaye na bino bihe twibereyemo biba bitanoroshye uyu munsi hano hantu uba uduhe ishusho nyakuri aha hantu urumva rero ubuzima buzakomereza hari ikintu wizeye ko kizahinduka cyangwa bimeze bito simbizi pe ntabwo mbizi ko ibi bintu bizahinduka wenda hari ubwo bazamfasha bakampa inzu ntabwo mbizi hari inzego runaka zigiye zikwegera se mu gihe bitandukanye twagiye tuva aha ngaha hava mu nzira ntabo nabonye nta bayobozi baragusura hano ngo bamenye ikibazo cyawe nta muyobozi wari waza hano na regitifu ku murenge nawe ntarahagera n'uyu haruguru ntibari baza umudugudu utura hano ruguru yawe ntabwo arakugeraho umudugudu se ko yaje asenyewe se gusa niho haheruka mbese yaraze gusenya gusa muri gisaje kuyisenya kandi mbona ikabigira ngo amabati ngo amanuza amatafari ngo ntabwo yaraye nuvuga ngo yarayijyanye ubuse tuwarete ubwiherero bwawe bwo bukura hehe nk'iyo ukeneye gahunda zo kwiherera iyo nkeneye gahunda zo kwiherera ndamanuka nkajya aho ngaho kuyibatira aho hepfo none duse nk'aho tugaruka by'umwihariko ku bijyanye na bano bana batatu uyu mukobwa wawe yagusigiye baretse gatoya havutagwa bebe havutagwa muhagarike aho hasi atagwa uyu munsi ngire ngo akenshi byose niba bireba tugarutse n'ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibindi bikenerwa bya buri munsi yenda uyu munsi no ko hari abantu bari kugira gutya kavuga ati mukecuru tugutekerezo tukwibuke ariko ejo hari igihe hazaza abandi batandukanye ugasanga buribagiranye wowe ku ruhande rwawe amaherezo yawe aha hantu nayahe n'uburere bw'abana bana ubona bagikeneye kurerwa by'umwihariko wenda leta hari ubwo izanyibuka ntawubizi nanjye ndategereje nyine ubu ndimo kwirukanka mu byiciro byabo nyine ngo tubone za mituweli hanyuma wenda ubwo bazanyibuka uyu munsi rero bagira ngo nkubaze icyiciro cyo uri kubarizwamo ubu ni iki nari mu cyiciro cya gatatu none uyu munsi uracyari mu cyiciro cya gatatu se simbizi ngo bazakinkuramo ibyifuzo byawe rero ngire ngo icy'ingenzi kano kanya watubwiye ko ari ukubona ahantu uba hano hantu haguhangayikishije gute arampangayikishije mu buryo dusobanurire neza uburyo hampangayikishije nta rugi ruriho aha ndahugarira ubundi nkahashyira imisambi hejuru nkakinga nyine ubona se naho hari gusenyuka niko hamye hameze kubera yuko basenye runo rugi barukuraho barukuye barujyana bararwibye barwibye kandi urimo oya barwibye ntarimo uje wemera kujyamo nemera kujyamo kuko nta kundi nari kubigenza matera rero wayakiriye ibyo kurya hariya birahari mu buryo runaka ariko ngira ngo n'iby'ubushize byari bigihari n'ubu biracyahari nta bajura ntibashobora kuza akavuga ati mukecuru n'ibiki ugasanga hari abagizi ba nabi baje oya ntabwo mbona pe ndisanzuye nta kibazo ko nirirwa hano se nta hantu nkijya ubuse n'akara kanukije ugakora mukecuru oya warakize se burundu ku buryo n'akara kudakeneye ugakora oya nagakora ariko rero biraka muri iki gihe byarabuze mukecuru rero uyu munsi rero mbagira ngo tunaganire tuba tugeze n'amahirwe yo guhura nawe ikintu kiri gushimisha cyane nk'iyo ubonye abantu mu buryo runaka bagusimbuka cyangwa gutekereza batakuzi niyihe shusho biha ubuzima bwawe ubuzima bwanjye numva nishimye cyane nkumva ubuzima bwanjye noneho bwaragarutse ntibukimeze nka mbere nkavuga nti abavandimwe bazaza bansure numve nezerewe ngenda nezerewe mu buzima bwanjye hose ubu ngubu naranezerewe naranezerewe rwose ku maso arabibona nta gushidikanya kandi abaturanyi se bari kuvuga iki muri iyi minsi nyuma y'uko mu bihe bitandukanye tuyagiye tuva aha ngaha baragenda bavuga bati aha ati yarakize ati basigaye bamuzanira inkunga niko babivuga nyine hirya no hino ariko ntacyo bintwaye rwose numva nezerewe gusa nkaguma nkabasabira nta kindi mwiriwe komeza ikaze
ati mukecuru yarasubijwe yarakize byararangiye ati rwose afite abamutera inkunga kutagisuzanya se mukecuru kutagisuhuza yewe nuko bizi byavuzwe mama komera ngo nibi byo kugira gutya by'ubusa gutya ngo igipfunsi muraho rero turaho natwe muraturusha iki se mukecuru yewe ntacyo genda ingorwa imwe mbi uri umuturanyi w'uyu mukecuru ntuye aho haruguru umusaza wanjye yitabye Imana nanjye nibera aho ndakamuga katagira epfo na ruguru ariko ngashimira Imana iyo bukeye ndashimira uyu muturanyi wawe rero twamusuye nukuri mwarabivuze ariko uwo munsi nukuri ni mu musure nanjye uretse kutagira uko ngira iyo ngira icyo murwanishaho nagombaga kuko nanjye ndahangayitse ariko byabaye urundi rwego ariko mu mpano z'Imana uko mwaje n'ibyo mwavuze murimo murabinyuza mu kuri pe mu kuri nukuri naho twebwe abayobozi bacu basa n'abatureba amazereka none se ubu bamumariye iki bo bwabo ntiyagowe bamubona ubu se ndi uwo kubazwa mituweli ntagire epfo na ruguru gusa barakubaza mituweli n'ejo bundi barandaririye bande bakurarira abayobozi mvare komite nyobozi none se uwo kubaza mituweli gute kandi simara ugeze mu zabukuru ubu ngubu singire ngo nawe uburi kubona aya mafaranga y'akabando yewe reka nimbanze mbone niyo mituweli narinze gutanga udusaka nari nejeje mu karima umuntu yari yantije mbona ndayibonye ndayitanga ariko baraye ku rugi bahondagura ngo reka ntese murabona nyakurahe nta butaka ngira n'ikibanza gisa nta gatoki ibyo si byo twitayeho nuko ndemera ubwo busaka ndabutanga mbona ndayabonye ndayabaha urisigaranye se nawe wenyine kuva umusaza yitabye Imana uri mu nzu wenyine reka nige wibana nakuzukuru kandaza nige jyenyine ngo se mukecuru wewe uyu munsi yenda nshime ko abana banyarikintu bari kubona ubundi hari icyo uteganya kubijyanye n'amashuri yabo kugira ngo bige uri gutegura kuko uri kubyina uvamo ejo nta wamenya ibintu bishobora guhinduka kuko nguko ugasanga basigaye bonyine urabona abana bazaba basigaye he bazaba basigaye kuki ni ikintu kizabarwanaho kizabarengera kizabarengera ni igiki ninzaba nyiriho nyine no kubatangiza amashuri mbonye abamfasha nyine n'abaye batangiza ubwo naguze kari agahene wenda nibigera icyo gihe kamaze kunguka nzagenda nyine batangiza amashuri hano haruguru akagahene nako waguze nako waguze amafaranga yawe oya n'amafaranga bampaye baguhaye angahe ukagura angahe nakaguze 24,000 hino zirahenda kuko numva wizinguyera none se ko bari bayampaye batigenda ujye gushakamo ihene cyakora nguramo imwe bari bambwiye yuko nzaguramo 2 ariko ubu ntegereje yuko nibongera bakampa iyindi mu kwa kangahe bakampa utundi dufaranga nzagenda nkagura akagurube nkareba wa mukobwa wanjye nkakamuragiza rero mu buryo runaka ntabwo tuba twizima mu magambo mbagira ngo twumve nyirizina uyu munsi tukuzaniye izi nkunga ese wowe urabona ukeneye iki kugira ngo uhere gukomeza gufashwa navuga ati mu by'ukuri nanjye ejo nanjye nafasha abandi bantu biturutse ko ibintu byanjye byabonye umurongo nyine n'uwampa inzu umuntu yamara kumpa inzu nanjye nkagura nk'umurima nkahinga nanjye nkafasha abandi hirya no hino nk'uko byahoze wagize imbaraga ku buryo wafashije abandi bantu yewe narabifashije cyane cyane benshi ubu ngubu rero ikintu kikugora kiri kugora cyane ni iki kuruta ibindi usibye iyi nzu urimo ikintu kiri kukubangamira mu buzima bwa minsi yose ni iki ni inzu nkabona n'akarima wenda nkahinga nk'abandi ndahinga ndahinga ni ibingibi bizazana ibyagiye ubundi ndahinga pe nkakubita isuka cyangwa kakagwara ntagakura nasanze usoma uracyagafite reka ntabwo nyinywa kagwa cyane
nagakura sama nzajya ninywera ayo mata ariko n'ay'abana ubundi busanzwe nihembura nyina umwana ari ihoza nyine iyo umuntu agiye akagenda akashyira nko muri icyo gikoma nawe asomaho ma kandi nkanezerwa. aba bana se ngubu ntabwo bari kugira gutya bagakubaza mama wabo kumva n'iki wate ntabwo bari bambaza mama wabo bazi yuko uyu nguyu nyina abangaba nyina apfa barambwiye bati turashaka mama nimuze njye kubereka naraberetse rero bamujya imbere nyine baramuherekeza ubwofyo nta kindi bambaza bazi yuko nyina yagiye nyine ukoresha irebanga se kugira ngo abana batiheba ubona nk'uko dusanga tugasanga barishimye barimo baraseka kandi irebanga ukoresha ibanga ni ukubabwira neza ukabaha umutima mwiza nyine ntibababare ntibagire gute ntibababare ntibagire gute kumuzanisha agahinda nabwo umutera akagahinda nyine kugira ngo yibuke nyine uburere bw'abana ni uko uhora umutota buri teka ukakubita ukagira gute ariko ugiye umutuza ukamubwira buhoro ntumugenzaho igiti aho umwana akurikiza uburere bwiza. akenshi ngira ngo muri iyi minsi abantu baravuga ngo abana nta burere bakigira kuvuga ntibacyumva kubiti byose ntabwo bumva pe simbizi n'abana bose saba banjye bonyine abana bose rwose basigaye batumva muri iki gihe sinzi impamvu ni ukubera amashuri yuko yafunzwe mbere yuko amashuri afungwa n'ibiki byose byagiye biba ikibazo ugasanga ngo bana ngo ntibacyumva bw'abana bwagize gute mu by'ukuri ku ruhande rwawe ubona bipfira hehe biraterwa n'iki biterwa n'abana tw'ababyeyi bamwe na bamwe wenda badafata neza abana ati mwana bakamubwira ikintu umwana yakwanga ngo ndakukubita umwana abwira nyina se oya umubyaga ati kandi ndagukubita wa mwana we ubwo umwana akikubita akigendera nyine ariko ntiwabura kuvuga ntabwo wabura kuvugira umwana rwose amaherezo yabyo ubona ari ayahe abana badakomeza kutumva abana ntibumva amaherezo urabona bizarangira bibyaye iki bibyara uburara ni iki kintu rero tugiye gusorezaho ubwira abantu baguteye inkunga bagufashije muri buno buryo ni ikintu ugiye kubabwira kugira ngo nabo mu by'ukuri ahantu bumve ko ibyo bakoze ari ingirakamaro ku buzima bwawe ni ukubaterera akaririmbo nk'abaririmbira tugashimira Imana nyine yabanyeretse none kandi n'ubundi yari yaranabanyeretse ariko si bwo bwa mbere ariko ndashima cyane ubu ngubu none ni mu mashyi rwose ndashima ndabona mukecuru muri mu rungano rumwe yarandutse ndakure uzi ufite ingahe ubu yewe se ngese sinyijyana banza ari 62 sembese ntabwo tungana je barebera mu ndangamuntu reka nzane indangamuntu ruri irahari oya ntacyo buyiretse nk'iyo muri kumwe kenshi urabona mu rurungano nicyo kiganiro buranye buri muntu ngo agira inshuti ngo agira urungano rwe nawe ndabona mu rurungano ubu ni iki mukunda kuba muganira kenshi cyane tuganira imibereho yacu uko tumeze bakankomeza umutima akambwira ati ihangane niko bimera ihangane nuko Yezu azagukiza nibyo nyine mujya mwibukiranye bya kera se byahahise nabyo turabivuga nyine kandi mukunda kugarukaho cyane tugomba kugarukaho umubano wa kera wabaga abantu bagasabana nyine ugasanga barasabanye hose abantu bakaba umwe bakishyira umwe ntihagire ikibacamo hagati ibintu byose bikagenda neza kandi icyo dukunda kuganira nabo urabona ugereranyije nk'imyaka ndimo ukibuka n'igihe cyawe nyine wari ugeze muri myaka nk'iyi ngiyi turi mu myaka ya 20 gutyo na aho ngaho ugitangira gusabwa mwabaga mwibereyeho gute ubuzima bwari ubu
ubuzima bwacu se ko twumvikanaga n'abantu benshi cyane, abakobwa bakumvikana, abasore bakumvikana, abakera bo ngo bambaraga n'imwe. hariho ba nyogokuru nibo batambaraga n'abatega amasunzu, abakobwa. Oya ntayo nateze. Wari umusirimu ngo wavuye muri Kenya? Naje ndi umwana. Urumva ni ibintu biba bitandukanye. Ubyiruka hari abantu batambaraga, numvaga babivuga abasogokuru, batambaraga tukagenda gutya nk'uko Imana yatwiremeye, kandi ntihagire ikinegu kizamo, ntihagire iki. Babaga ari bamwe, nta mukobwa nta muhungu. Ubundi uyu munsi nk'umuco wo kutambara uramutse ugarutse byaba bibi. Byaba bibi kuko twamenyereye kwambara. Umwana wa none apfa kwa muganga bamwambitse. Tuvuge yenda uyu muco uragarutse, urabona hacura iki? Reka byaba nabi. Kuko ni intambara yaba ni intambara. Ariko si umuhungu wawe none n'umukobwa. Umukobwa uhari? Tamahane we have. Ni intambara no kuri. Intambara se biturutse kuki kandi ari umuco wabugarutse? Oya nta muco ubwo wagiye bawagiye. Wagiye bawagiye rwose. Base basogokuruza bacu barabagaho batambaye bakaba. Nubwo bari bariho kubona abantu bambara ubusa, nubwo bariho banagiye babyara batubyara, ariko reka wose umuco umuntu yarata, reka umuco mubi. Uriya muco ndabona ntacyo wabutwara. Reka amafaranga tugura imyenda tukaya tuyakoresha ibindi bintu. Oya nta byakorwa birenze byo kwambara. Amafaranga waguraga icyo gitenge noneho ukayagura ibyo kurya, wicuma ukahita uguramo ibyo kurya ukirira, tukiberaho neza. Urumva hatari ikibazo cyaba gihari, tukiyambarira impu yenda abashoboye bakambara n'izo nkanda yenda zaba zamanitse. Se ko abahungu bambaraga gutya, abakobwa n'inyo zigasigara ku gasozi, ibyo ni ibintu byaba bibi rwose. Neza ko batasekanaga, ariko ubu baguseka rwose. Nkatwe dushaje yenda ugahura n'uwinywereye akagwa w'umugabo ukabona reka agiye kwihagarika, ibyo kongera kwambara bikamunanira, kuwibika amaso ukajya kwihisha. Urumva ku manywa byagenda bite buri wese yambaye ubusa. Ugahura n'umuntu wisindiye yihembukiye, yamara kuba avuye kwihagarika ari umugabo kongera kumera uko yari ameze bikamunanira, ariko iyo umukubise amaso uhita ukamuhunga ukareba hirya. Ngaho rero mbwira kuvuga ngo bambaye gutyo, bambaye ubusoya, ntawe ubyifuza, nta muco urimo. Nta muco. Mubona nk'umuco yenda wa kera wahozeho wacitse bikababaza ari nk'ubu? Umuco wacitse wabayeho ni urukundo, ni uwo gushyikirana, urukundo, mbese abantu bakaba umwe nk'uko Imana yari yarabaremye. Ubwo uwo muco waratubabaje, hakabaho no kuba bagira imishyikirano, bakenga imiganura, bagahera ku murongo batumiranye, umwana akumvira umubyeyi, yaba bafite ari batanu, yaba yagiye guhinga, bose bagahaguruka bakaza bagahinga. Ariko wa none nanjye ahongereye mbuze ikindwanaho, reka ntacyo bimubwiye, ahubwo yumva nako ntomboye kaza kakagerekwa ku by'iwe afite. Uwo ni wo muco rero utubabaza wacitse, tukongera tukababazwa n'iyi se ikibi yaje gutuma bakora ibidakwiye. Ibi ngibi by'intambara n'inzangano ahanini niho zagiye zituruka. Umubyeyi ntamenye aho yashingiye, umuntu ntamenye muramu we ko bari baragiye inama bagahana abageni, ariko yabona bishwa baje agafata umupanga agatema, yabona mushiki we yarazaga impundu zikavuga azanye inzoga, ariko yaza ahunganya abo bana bakavuza induru bigacika, n'abasaza be bati turabica byanze bikunze. Uwo muco rero niyo mpamvu nkubwira nti ibyabaye byarabaye, nta wakwifuza ibyabayeho kera. Ukazanura se bigarutse ari cyo byaba bitwaye? Oya ni birorere. Ese uwakazanura ntiyaba yihiga? Umukazana w'ubukwe atubaha sebukwe no ku mugaragaro yaba atamwubaha, amuzaniramo akajerekani k'amazi, yajya kumubwira ngo nsasira.
erega iryo kazanura ryabo ryabaga muri uko kubana nabyirutse numva bagahuza urugwiro ngo akamuha n'inka yavuga ngo yashyingiwe yajya kumwogosha akamuha urutoki isambu nzima ubwo umukazana nawe akajya avuga ati kwa data bukwe ma data bukwe aranyubaha n'amabukwe aranyubaha akaba ngo yafata inkangara y'amasaka akazayisya akayirangiza sebukwe yareba ibyo akora ati umwana wanjye ubwo ngo buri gihe cyagera ati umwana wanjye ndashaka kumuha ishimwe noneho kugeza ubwo azaca no mu nkingi umuhungu akajya gukazanura none se ubu baba bataganiriye akazanura ahereye hehe ntaho yamuturuka. Abantu b'iyi minsi rero turimo ya none ngire ngo nkuko meze ngo urukundo rwaracitse bakwiye gukora iki bakwiye kwitwararika iki kugira ngo iyi si turimo by'umwihariko none u Rwanda rwacu ibintu bikomeze kugenda neza. Yaba bishyiragamo ubwumvikane umwe yabakoze kibi uwagikoreye akagira kwihangana kuko bagize ubwo bwihangane byazageraho bikagabanuka. None niba umwe akoshereje undi aho yavuze ati ibintu akoze si byo we ni ukuvuga ati jyeweho ejo nzarushaho ejo nzarushaho rero ibyo yankoreye nicyo cyaje guca umuco na n'ubu kugira ngo bazishyire mu bumwe ari ibintu bigoye. Nyakugira amahoro n'amahirwe Paul Kagame yaje avuga ati nimugire ubumwe n'amahoro ariko uko yabishatse twe siko tubishaka ntabwo ariko tubikoraho. Biri gupfira herejwe ibintu biri kwicwa nande burabona bizakosorwa n'iki? Birapfira mu nda nini bitera. Ese inda nini nukugira inda nini yaje? Ntabwo ari umubyibuho ni y'ibiribwa kurya ureba mugenzi wawe nk'ubu ngubu ntakubona muri make utu tuntu ntarimo aratubona ari imfashanyo z'abagira neza mu muvuganira mukamuzanira ariko hari ugomba kubona twaje aho yavuze ati umukecuru Imana iramufashije muri aya mezi ariho neza ahubwo akaba yamugambanira baza kumurara ku mugono bakamuniga bakadutwara. Niyo mpamvu rero ari umwuka mubi mu bantu urumva iyo ni inda nini kandi ati nagenda nkamuhotora cyangwa nagenda nkamupfukamaho undi akabiterura akabijyana twajya kubirya wagasigara kandi areba ntako ari nta nuko ameze. Niyo mpamvu rero uretse kugenda abantu basaba Imana mbega ngo igende ibicubya ariko ubundi inda nini abantu bafite nta wifuza kundabaho ari umugore ari umugabo benshi ubona ari umwiryane w'indambi. Niba umugabo yakoreye amafaranga akumva yajya kuyarira hirya kandi mu rugo hari abana umugore nawe kubera wa mwuka mubi umugabo amuhaye nawe ejo yajya kuyakorera ati nanjye ndayarira hirya maze ndore ibyo byana nibishaka inzara izabyica. Ese ubwo urumva ari impumeko nziza? Ni akababaro ni agahinda. Ese kuko byaba ari ibimenyetso by'uko turi mu isi y'imperu bijyanye umuroyi wakurikira akashishoza akareba kandi benshi bagiye basoma za Bibiliya twumva ni nk'ibihe byanyu muretse ko turi mu nsozo zabyo turenda kubirangiza byanze bikunze. Ibi bihe koko wari watubwiye ko wasengaga baba babwiye ko mu minsi y'imperuka hazaba iki bizagenda gute kugira ngo batubwiye yuko rwose insengero bazazifunga muri Bibiliya biranditse tuzashaka ko dusengera tuhabure nitujya no mu ishyamba batubwira bati nimuveyo mugende mu ngo zanyu. Ibyo twarabibonye ejo bundi. Ikindi nari umugize wiritse umwana iyo ziri ngwino zana iyo bombo yimuhe hano aho ngaho. Ati insengero ntabwo zizongera gufunguka nimugera mu mashyamba bazabirukankana uzashaka musengera muhabure barahabuze twarahabuze wiriza umwana iyizire mama yayibonye arahita atuza yari yamwimye baramwimya kuri bombo sha yaribitse ariko ntugakunde kuba ibintu by'amabombo ntabwo ari meza ku bana. Oya iyi ngiyi ni umuntu wayimuguriye yarayimuha nyine bajya mugura ibindi bitari amabombo ntabwo ari meza ubundi ashiriza amenyo nuko rero si n'ibyo gusa amasukari yayo ntabwo ari meza ku bana.
ibyo by'isengero tubivuyeho. Ikindi kimenyetso ni ikihe simusiga? Ikindi kimenyetso simusiga ni cyo cy'iminsi y'imperuka. ni ukwangana urwangano riri mu bantu mubo muri iki gihe arakubona ati jyewe uriya reka nze njye kumutema nta kindi bavuga uretse gutema nta kindi abantu bagikangisha no kwica ni ukwicana tu tereka tumuteme ubundi kandi baramutema ntabwo bateze gusubira naho yari ari kibura urangira bagiye mu buroko bapfuye cyane niriye jambo se twasoreza umukecuru muri ihe jambo ufite ku ruhande rwawe yenda mbere ko dusoza tumanurira mugenzi wawe icyo tangaza twumve wowe ku ruhande rwawe bitewe na bino byabaye uyu munsi wowe ku mutima urumva umeze gute wa mubyeyi rwose n'ukuri kw'Imana ndumva ameze neza cyane rwose kandi namwe nkabasabira nkabasengera cyane yuko munyaruka rwose mukaza mukantera inkunga nkumva ndanezerewe cyane nashimye rwose cyane wowe urutubwira iki yenda ku ruhande rwawe kugira ngo dusoze niriye jambo wasoreza bitewe n'iminsi ya none ubona aho ibihe bigeze uyu munsi iminsi ya none uretse Imana yadufasha kuko ibi bibayeho byose twarabyigishijwe baje kutubwira ko hari igihe kizagera umubyeyi akifuza kuba ingumba ikifuza kuba igiti ibyo rero muri 1994 byarabaye na nyuma yaho birakomeza na n'uyu munsi wa none biracyaza ariko icyaruta nuko ari nk'ibishoboka Imana yakingura amasengero tukongera tugasenga ngenda nkanjye w'ikimuga nasengera hondi ariko abandi bakaba bagiye gusengera mu iteraniro ariko ubundi ibihe bya nyuma tubirimo ntawe ukimenya ko Imana ibaho ntawe ukimenya ko umuntu ari umuntu ariko byose Imana ku gushaka kwayo ni iki cyorezo cya korona bavuga kuko igira ubuntu kandi igira imbaraga ibi byose biremereye yazabihindura ibyoroshye ariko ubundi abashobora no gusenga abantu batisengesheje kuko hariho ibintu biremereye namwe murakoze bene data Imana ijye ibaha umugisha ni ukuri reka dushimire nanone abadukurikiye by'umwihariko abantu bafashe akanya kabo bakadukurikira byari byiza cyane ariko reka nshimire nanone umuntu ukoze kino gikorwa ni ukuri ni byiza cyane pe mukecuru ugiye kuryama kuri matera nyuma y'imyaka ingahe utaryama kuri matera matora se nayiherukaga kera nkiri umwana cyubahiro ni ishimana ni ukuri n'ibihe byose n'iteka ryose amen yego mukomeze mubane natwe gahunda zanyu zikomeze kugenda neza kandi ntuheme kudusangiza igitekerezo cyawe aho uri hose ku isi turacyakira kandi turagisubiza mu buryo bwose bushoboka Imana ikomeze kubagirira neza mujye mugira urugendo rwiza muza amahoro Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.